Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu kandi mbifuriza igitondo cyiza kuri iki cyumweru Imana yongeye kuduha twese. Hayashize iminsi tutabonana ariko nongeye gushima Imana cyane ko yongeye kumpa amahirwe yo guhagarara hano hantu nigisha ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi mwiza Imana yaduhaye kugira ngo twigiremo ijambo ryayo. Ndabakiriye mwese, ndasabye kugira ngo twese tuze kuba hamwe dukurikire ijambo. Ariko mbere y'ijambo turabanza guhimbaza no kuramya Imana nk'uko bisanzwe. Nabyo mbere yabyo turabanza gutangiza isengesho nk'uko twabimenyereye. Reka mbasabe twifate neza dusenge. Mwami Imana yacu turagushimye, tugushimiye kino gitondo cyiza wongeye kuduha kugira ngo mwami kitubere cy'umugisha dusabane nawe. Haba mu buryo bw'indirimbo, haba mu buryo bwo kumva ijambo ryawe, turasabye kugira ngo uzubane natwe uduhe umunsi mwiza. Urakoze Mana yacu, ngwino hagati muri twe, byose tubisenze twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Nizere ko mwese mwaguwe neza mu kuramya Imana no kwihimbaza. Ubu tugiye mu kandi kanya keza nk'uko musanzwe mubizi ko kwiga ijambo ry'Imana. Ndasabye kugira ngo abana aho muri mwese mudukurikiye mufata akanya mwicare maze mutege amatwi munarebe kugira ngo mubashe kurushaho gusobanukirwa neza ijambo tugiye kwiga uyu munsi. Imana ibaho umugisha. Tugiye gutangira dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma muri Yohana ibice 16. Yohana ibice 16 kuva ku murongo wa mbere. Kuva ku murongo wa 4 ku gace ka B. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umumaro w'umwuka wera azabagirira. Akamaro mwuka wera azatugirira. Ngo uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe. Ariko none ndajya kuwantumye kandi muri mwe nta wambaza ati urajya he. Ariko kuko mbibabwiye imitima yanyu yuzuye agahinda. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda,
kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ahangaha Yesu yabwiraga abigishwa be, ababwira yuko agiye kugenda akajya mu ijuru, ngo ariko namara kugenda ngo ntago azabasiga bonyine, ngo ahubwo azaboherereza umufasha. Muri iki gihe Yesu ubwo yabibabwiraga, yababwira ati ntimwabyumva ko birabababaje. Bari bababaye kuko Yesu yari agiye kugenda akabasiga, kandi barabaga bari kumwe nawe umunsi ku wundi. Ariko Yesu arababwira ngo birakwiye, ni byiza nimureke ngende, kuko ningenda nibwo nzabasha kuboherereza umufasha wazaza akabafasha. Uyu munsi uwo mufasha Yesu yababwiraga nta wundi ni Mwuka Wera. Yesu yababwiraga ko azaboherereza Mwuka Wera akabafasha. Nubwo agiye ariko azaboherereza Mwuka Wera aze abafashe. Ese ngo azabafasha mu biki? Ku murongo wa 8 havuga ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'ibyaha. Azaza atsinda ab'isi, abemeza iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ku murongo wa 13 haravuga ngo uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo Mwuka w'ukuri niwe Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe Mwuka w'ukuri. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uwo Mwuka w'ukuri ibyo adufasha. Niye mufasha wacu. Katuze hano turebe ku mfashanyigisho yacu y'uyu munsi. Uyu munsi imfashanyigisho yacu iravuga ibintu bitandukanye. Hano iravuga ibintu bibi, hano ikavuga ibintu byiza. Hanyuma iyi freshe cyangwa se arrow irapointinga ku bintu bibi. Ese ni kubera iki ipointinga ku bintu bibi aho kugira ngo ipointinge ku bintu byiza? Impamvu nta yindi nuko twebwe abantu tuvukana kamere y'icyaha. Iyo kamere y'icyaha idutera iteka gukunda gukora ibibi kuruta gukunda gukora ibyiza. Paulo yabivuze neza ngo agambirira gukora ibyiza, ariko mu gihe abigambiriye ibibi bikamutanga imbere. Si ukuvuga ko yaba yakunze ibyiza, ariko kubera ya kamere y'icyaha yisanga yakoze ibibi kuruta uko yagakoze ibyiza. Uyu munsi rero ibi ni ibibi, ibi ni ibyiza. Iki kirahure dufite hano gihagarariye umuntu, gihagarariye wowe, gihagarariye nanjye. Hanyuma uyu muntu afite hano hari ibintu bibi, hano hari n'ibintu byiza. Agomba guhitamo hagati yo gukora ibyiza cyangwa se gukora ibibi. Ariko nk'uko twabibonye kubera ya kamere yacu, akenshi nubwo tuba tuzi ko ibyiza ari byiza n'ibibi ari bibi, twisanga twakoze ibibi nyamara twagakoze ibyiza. Reka mbaho urugero rworoshye. Uyu munsi bagiye ku ishuri ariko wa gatanu. Mwarimu akababwira ati rero ku wa mbere muzaze mwiteguye dufite examen. Icyo biba bisobanuye aba ari kukubwira kugira ngo ugende witegurire examen uzakora kwa mbere. Hanyuma mugataha ubizi yuko uzakora examen kwa mbere. Iyo bakubwiye kwitegurira examen nta kindi ni kugira ngo ugende wongere revising, wongere usome mu makayi yawe, usome ibyo mwize kugira ngo uzabashe gusubiza neza examen utsinde. Hanyuma wagera mu rugo ukaryama, ku gatandatu hagera ya masaha wakabaye wiga ukavuga uti se nige cyangwa reka njye kwikinira hanze. Ukabona abandi bana barimo barakina agapira, barimo barirukanka baguwe neza. Ukavuga se ubu se nige kwiga ari nta gukora bya bindi byiza, cyangwa byihorere reka njye kwikinira hanyuma nzakopera ningera ku ishuri nabwo nzabitsinda. Mu mutwe wawe ugakomeza yibaza nige undi oya byihorere wigendere uzakopera nta kibazo. Ubwo ni bya bintu bibiri urimo kugira ingano nabyo. Ukibaza ngende njya kwiga, nujya kwiga ukoze ibintu byiza, cyangwa se mbyihorere njya kwikinira agapira hanyuma nzakopera. Ubwo icyo gihe ubukoze ibintu bibi. Hanyuma ukendinga kubera ya kamere ukavuga uti ntacyo
byose ko ari ugutsinda, uwize azatsinda, ariko nanjye ninkopera nzatsinda, ugahita wigira ute, ugahita ujya gukora bya bindi bibi ukajya kwikinira umupira. Urwo ni urugero nari mbahaye. Ariko nubwo dukora ibibi ntabwo bivuze yuko Mwuka Wera tutamwumvisha. Tuba twamwumvisha rimwe na rimwe mu mitima yacu, ariko ntitumenye yuko ari uri kuvugira muri twebwe. Ariko tujye turushaho kumva icyiza tugisumbishe ikibi. Rero wa muntu uri aha ngaha aba akeneye ubufasha. Byamunaniye, yahisemo nabi, yahisemo yuko yajya kwikinira umupira hanyuma akazakopera ku ishuri, nyamara ntabwo aribyo byari byiza. Ubwo rero kugira ngo abe yabasha guhitamo neza, ahitemo kujya kwiga, ni uko akeneye umufasha. Kubera ya kamere akeneye umufasha, nk'uko Yesu yabwiye abigishwa be ngo ntabwo mbasize mwenyine, ahubwo nzaboherereza nde? Umufasha. Uyu munsi rero uyu muntu wacu uri hano tugiye kuzana umufasha kugira ngo amufashe ye guhitamo bya bindi bibi, ahubwo ahitemo iki? Ibyiza. Reka tumuzanire umufasha. Umufasha Yesu yabivuze, yavuze ko ari nde? Ko ari Mwuka Wera. Iki gikombe cyacu gihagarariye Mwuka Wera. Ikirimo nicyo Mwuka Wera kuruta n'imbere. Hanyuma wa muntu kugira ngo azabone wamufasha, nuko Mwuka Wera aza agatura muri we. Mwuka Wera iyo atuye muri we ahindura imitekerereze ye, ahindura decision ye, ibyo yafataga nk'imyanzuro bibi arabihindura bigahinduka ibyiza. Ngira ngo murabibonye, wa muntu ntabwo agishaka gukora ibibi, ahubwo arashaka kugira gute? Gukora ibyiza. Rero nyuma yo kubona yuko Mwuka Wera udufasha guhitamo ibyiza mu byimbo cy'ibibi, nagira ngo mbasabe twese twemerere Mwuka Wera, kuko Imana yamuduhaye nk'impano, twese tumwemerere azature muri twebwe, adufashe guhitamo ibyiza mu cyimbo cy'ibibi. Ni kenshi cyane duhitamo ibibi, nyamara ibyiza bihari. Hari ingero nyinshi cyane, hari ukuba bakubwira gukora ikintu cyiza ukanga ugahitamo ikibi, hari ukuba bavuga uti abandi ko babigenza gutya njyewe se, ariko ibyo ntabwo aribyo by'ingenzi. Icy'ingenzi ni uko duhitamo gukora ibyiza. Ndagira ngo mbasabe, nyuma y'uko tubonye ko Mwuka Wera adufasha gukora ibyiza, tumwimvaritinge mu mitima yacu kugira ngo azature muri twebwe, adufashe gukora decision nziza. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko Yesu ari we yadusigiye kugira ngo adufashe. Twongeye dusome neza ku murongo wa 13 w'akantu gato, ngo uwo mwuka w'ukuri. Yesu yabivuze neza. Aha ngaha ku murongo wa 8 n'uwa 7 avuga yuko ari umufasha, ariko no ku murongo wa 13 akavuga neza ngo ni umwuka w'ukuri. Niwe dukwiye gukurikiza, kuko niwe utubwira iby'ukuri. Uko kuri rero kwa Mwuka Wera dukwiye kumwemerera agakorera muri twebwe, akatubashisha gufata imyanzuro myiza mu buzima bwacu. Yemwe bana munkurikiye, ndabasabye kugira ngo uhereye uyu munsi twemerere Mwuka Wera aze mu buzima bwacu, adufashe gufata imyanzuro myiza, nibwo tuzasanga tutacumuye ku Mana. Imyanzuro myiza ni ugukora ibyo Imana ishaka. Hanyuma mu gihe twakoze ya myanzuro mibi, tuba twakoze ibyo Imana yanga, ari byo cyaha. Ndabasabye rero kugira ngo twemerere Mwuka Wera atuyobore muri buri munsi wacu, mu byo dukora ibyo ari byo byose. Ujya gukora decision, ujya gufata umwanzuro ku kintu runaka, ujye uvuga uti Mwuka Wera umfashe kugira ngo mpitemo neza. Imana ibahe umugisha.
turashoje rero inyigisho zacu, ndasabye kugira ngo dukomeze gutekereza kuri Mwuka Wera, dukomeze no kumwemerera mu gihe avuganye n'imitima yacu, ibyo tubujije tubireke, ibyo tubwiye gukora aba ari byo dukora. Imana ibahe umugisha mwese, mugire icyumweru cyiza kandi mukomeze kugira amasomo meza. Reka dusoze dusenga tunasaba kugira ngo Mwuka Wera abane natwe. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ijambo ryawe twumvise, tugushimiye yuko wadutekerejeho ntudusige twenyine, ahubwo ukatwohereza Mwuka wawe Wera kugira ngo atubashishe, adushoboze, atube mu ruhande, atubwire ibyo dukwiye gukora n'ibyo tudakwiye gukora. Icyubahiro kibi cyawe Mwami, ndasengera umwana wese wumvise rino jambo, ndasabye kugira ngo Mwuka Wera aze ature mu mutima we, aze amuyobore, aze amugirire neza, ahindure imyumvire ye mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yacu, ukomeze kubana n'abana bose aho bari, ukomeze kubagirira neza, ubarinda, amahoro yawe no kugira neza kwawe bikomeze kubabaho. Urakoze, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, mugire icyumweru cyiza.